Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Turabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo muherereye ku mpera y'isi. Twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mazina ni André Nyandwi Desire. Imana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo yatwongeye iminsi yo kubaho. Dushimiye Imana yongeye kuba twakongera umunsi, kuko birava ngo ntabwo tuzi isaha n'igihe. Hari abapfuye benshi, abari mu kaga, ariko dufatanije hamwe gushima Imana ko Yesu akiturinze. Uwiteka ahimbaza. Rero dushuje abantu mwese mu bihugu bitandukanye, turabashuje ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu izina rya Yesu. Twongeye kuramusaba muri Kenya, abari Uganda, abari Burundi, abari mu Bubiligi, abari muri Kenya. Turabashuje mwese mu izina rya Yesu. Abari muri Canada, abari muri Amerika, abari mu gihugu cya Sweden nabo turashuhuje bajya badukurikirana. Abantu mwese, inshuti zacu mwese abakurikirana cano gutabarwa n'Imana TV, Yesu abaho umugisha. Nta wundi wagutabara atari Imana yo mu ijuru, nta wundi wakurengera atari Sumba byose. Imana ibishimirwe. Tugiye gushima Imana dusenga rero kugira ngo tujye no mu ijambo ry'Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, uri mwiza urakiranuka. Tugushimiye ko waturinze mu mbabazi n'urukundo rwawe Yesu Kristo. Wagize neza Uwiteka, uhimbazwe. Dusenge ubugingo bwacu ngo wongere uganze utegeke. Dusenge Nyagasani umwanya mwiza kugira ngo duhe imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wakoze ibikomeye kuba tuvuga, ko warinze ingingo za benshi, ko warinze ubugingo bwa benshi. Turabigushimiye Uwiteka. Komeza ubane natwe Nyagasani, tukugireho umugisha murengeze ubugingo. Ubana natwe, ubane na buri muntu wese uzakurikirana n'iri jambo ry'Imana kugira ngo abone ineza yawe. Tusajye mu izina rya Yesu. Amen. Rero Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wihebye, wowe urwaye, wowe uri mu kaga, Yesu arakuzirikana kurusha abantu. Imana itakuzirikanye nta wundi wakuzirikana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, igitabo cy'Abefeso ibice 6 umurongo wa 10. Abefeso isezerano rishya. Abefeso, igitabo Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo guhera ku murongo wa 10. Titira avuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomere mu mwami n'imbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso y'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi bw'abateka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi, kandi murangije ibyo byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Ijambo rivuze iki rero? Ngo mutware intwaro zose z'Imana. Mwene Data, Yesu agufashe nanjye akomeze kumufasha. Titero ino jambo rihaye umutwe uvuga ngo gutwara intwaro z'agakiza. Gutwara intwaro z'agakiza k'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Iyo ibihugu iyo barimo kurwana hirya no hino ku isi, biba bigenda bifitanye intwaro, bihangana ku ntwaro. Ariko twebwe ntabwo turwana iz'umubiri, turwana izo mu mwisi w'umwuka. Bene Data, turi mu isi y'umwijima iteye ubwoba. Ngo bategeka isi y'umwijima. Hano mu isi ijambo rivuga ijambo ryiza mu byahishuwe. Haravuga ngo genda wa mwanzi wasiwe ugushishano, kuko umwanzi Satani akumanukiye. Dufite ishyano tubana naryo hano mu isi, ari we Satani n'abakozi n'abadayimoni. Ariko hashimwe Kristo wamutsinze iteka ryose. Imana ibishimirwe. Ngo ibisigaye byose mukomere mu mwami n'imbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi. Yesu yongera gukomeze mu kwizera kwawe. Yesu yongera gukomeze mu gusenga kwawe. Tayine boshi enemandoze kota. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Umukristo udafite zino ntwaro, harimo ijambo ry'Imana, harimo kwizera, harimo gusenga, tayide binifa, harimo kwambara ingofero y'agakiza. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Ngo ibisigare mukomere mu mwanya n'ubushobozi bwe bwinshi. Durashimira Imana ifite ubushobozi bwinshi buruta ubw'abantu, buruta ubwa Satani. Dushimiye Imana yera mu ijuru, ifite imbaraga zirenze kiremwa muntu, ifite imbaraga zirenze uno mwanzi. Imana ibishimirwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndafashijwe mu izina rya Yesu, ndafashijwe. Imana ishimwe mu izina rya Yesu.
ijambo rivuze neza, mudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Hari aho watsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uburiganya bwabaye bwinshi bw'umwijima hano mu isi. Umuntu murahura ukagira ngo ni umuntu w'inyangamugayo, ejo akakuriganya, ejo akaguhemukira. Ubwo n'uburiganya bwa Satani agenda ateza isi. Ariko Imana Data iturengere bundi wisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwene Data aho uri hose ku isi, Imana irakuzi kandi gufiteho umugambi utari umeze nk'uwa Satani. Satani atugambiraho imigambi mibi, nta kizatugambiraho cyiza, ariko uwaturemye wo mu ijuru akaduha Yesu Kristo n'utugambiraho ibyiza. Shado enema. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Muhagare mushikamye udatsinzwe. Rero shikama mu gakiza, ushikame mu ijambo ry'Imana, ushikamwe mu byo wizeye. Haleluya. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Abantu bavuye ku Mana ari benshi, abantu baratentebutse, batakaje ibyiringiro, ariko Yesu aratuburira ngo twongere dushikame, tugire intwaro. Hariyo gusenga, Imana iguha imbaraga. Hari ijambo ry'Imana, Imana igushoboze. Shenome nekutefo mu izina rya Yesu. Imana igufashe mwene data uri wose, ikugire neza. Kugira ngo utunge zino ntwaro ni ukugira ibyo ubuvamo, ni ukugira ibyo bitandukanye nabyo. Yesu agushoboze ugira ibyo uvamo bibi byatuma utagira intwaro z'Imana. Shala enetayasire. Satani ahora acura intwaro nyinshi zo kugira ngo ngaturwanye, ariko Yesu yavuze neza ngo nta ntwaro bacure kukurwanya izagira igidutwara. Iyo umuntu afite intwaro z'Imana, Satani afata ubusa, nubwo adutezaho ibitero akagira ngo atunamure. Dufite umucunguzi ari we Yesu, ukomeza kuduha imbaraga amanywa n'ijoro. Birango nitwegera Imana, Imana izatwegera, ngo Satani azaduhunga. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. N'abafite ubushobozi bwo mu isi y'umwijima, ino si yowe n'abantu bafite ubushobozi bwinshi, ariko bakagira ubushobozi bwa Satani, bakagira ubushobozi bw'umwijima. Yesu yaratsinze rero, humura. Benetakude tayasire. Aho Satani yakuriganyije ntiwakizwa neza, aho Satani yakuriganyije ntiwasenga neza. Imana iragomba kukuburira aho uri, kugira ngo wongere ugwize imbaraga, kugira ngo wongere ugire intwaro. Aho utashikamye gukomere, Yesu aragira ngo agukomeze mu izina rya Yesu. Ku murongo wa 14, muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Birivuze neza ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Abantu basigaye bafite kubesha n'ibinyoma. Imana igufashe mwene data, wongere ujye mu kuri kw'ijambo ry'Imana, wongere ujye mu kuri kwa Yesu. Haleluya. Yesu avuze ijambo ryiza muri Yohana, ubutumwa bwanditswe na Yohana, aravuga ngo nigenzera no kuri ubugingo, nta uzajya kwa Data namujyanye, niwe kuri kandi niwe bugingo. Yesu adufashe, Imana itugire neza. Muhagarare mushikamye kandi mukenyeye ukuri, mwambare ukiranuka, aricyo gikingira igituza, mukwese inkweto, haribwo butumwa bwiza bw'amahoro. Imana ishimwe cyane. Ubinteguza kandi ikirenze kuri ibyo byose, twambare kwizera nk'ingabo uzashoboresha kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kaba nk'ingofero, mwakire inkota ariyo mwuka w'ijambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Amen. Imana ishimwe. Mwakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Rero mwene data, Imana igusubiza imbaraga z'agakiza. Iyo umuntu afite agakiza, afite intwaro ikomeye. Tusome ijambo niko rivuze, muhagarare mushikamye. Iyo umuntu adashikamye abadibadiba cyangwa adigadiga, byabindi kuzungazunga, ntago abahagaze neza. Hari ibyakujunguje rero mu gakiza bituma udakomera, udahagarara. Imana yongere gusubizamo imbaraga mu bugingo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryavuze ijambo birivuga ijambo ryiza rikomeye ngo muhindukire kugira ngo mubone guhehemburwa, mugwize imbaraga, ngo mwuka wera namamanukira muzagwiza imbaraga, muzahamya Yesu. Rero izi ntwaro harimo n'umwuka wera, ngo musengeshe umwuka iteka. Lato enema. Pawulo yavuze ngo turi wacu mu mubiri tuba turekuriye Imana. Iyo abantu basengesha ubwenge bw'isi, iyo abantu basengesha tekinoloji zateye, iyo abantu basengesha iby'umubiri gusa, hatarimo umwuka wera, ntacyo bimarira ubugingo, nta nicyo bimarira Imana. Rero Imana iguha imbaraga. Twese Yesu dukomeze mu izina rya Yesu. Shala enema. Mwambare gukiranuka. Mwene data, gukiranuka uracyagufite. Nenetakinema, kwizera uracyagufite. Imana igushoboze mu izina rya Yesu. Yesu aguha imbaraga. Tugeze mu minsi ikomeye ya nyuma. Tugezeho Satani yigaragaza akirata imbaraga ze mu bakozi yashyizeho. Satani afite intumwa yashyizeho zigenda zigaragaza ubwami bwa Satani.
ariko natwe twizeye Yesu, Imana iduha imbaraga tugaragaza umucyo wa Kristo. Mwene data huri shayini mandoze kuta, ijambo riravuga ngo duhagarare Kristo. Menesta binifo, uhagarare Yesu gute? Yesu ufite intwaro. Iyo umusirikare ari ku rugamba hagomba kugira intwaro zose zihangana n'umwanzi. Kwego umwanzi duhangana nawe ni Satani mu buryo butandukanye bwinshi, ariko Yesu aguha imbaraga nanjye imbaraga, kuko urugendo ruracyakomeje kandi n'ururerure. Ibisigaye byose bukomere mu mwami n'ubushobozi bwe. Nta kindi cyagukomeza, ntago ari amafaranga yagukomeza, ntago ari ubukire cyangwa amashuri, ibyo byose birangirana n'isi. Ariko imbaraga z'Imana zizageza itorero ryayo mu ijuru. Tayide bore staminema, Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana ntago zirangira hano mu isi gusa, ahubwo zizaduterura ubwo Yesu azabona ubwo hamagara bera. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu adafite zino ntwaro ntahamya. Iyo umuntu adafite zino ntwaro akora ibyaha, ateka imitwe. Iyo umuntu adafite zino ntwaro agenda uko yishakiye, yavuga uko ashatse, akambara uko ashatse. Izino ntwaro zirinda umukristo. Shadobi enemando, nta gisirikare cyose mu isi kitagira intwaro. Rero muri byo bavuga ngo turabasirikare wa Yesu, birabaje ko umusirikare wa Yesu amera nk'umusivili, agatsindwa buri munsi uko bukeye, ngaho yasambanye, ngaho yatetse imitwe, ngaho yibye, ngaho yameze nk'abandi. Imana data twese mwiza yongere tugare tugirire ibambe mu izina rya Yesu. Iduha intwaro zirakenewe, iduha intwaro zirakenewe, kuko zidakenewe turazikeneye. Umuntu uzavuga ko atazikeneye azaba yibesheye. Ntago muri urugendo nta muhanga wabyo. Hihi turacyari mu rugendo, ntazajye ukubesha. Umuhanga waonesheje nuwageze mu rurembo rw'Isiyoni, naho ukiri mu isi we aracyari mu ntambara. Imana tugire neza mu izina rya Yesu. David yatojwe mu ishamba, ahuye na Goliath aravuga ngo iyanyijije idubu n'intare nta irangiza nk'umufitsi utarakebye. Yari yaratojwe afite intwaro. Niyihe intwaro ufite urwanisha n'ikigeragezo? Niyihe intwaro ufite urwanisha n'urugamba uhuye narwo? Yesu akugire neza, yongera ubakike, yongera guha intwaro z'imbaraga, aguhe kwizera, aguhe gusenga, aguhe ijambo. Iri jambo rirakomeye. Yesu asenga iminsi 40 n'amajoro 40. Satani ajya kumugerageza mu butayu, niko ijambo rivuga ngo umwuka warajyana mu butayu Yesu agezwa na Satani. Yamunesheje ngo handitswe ngo ijambo, na hano mu Efeso ririmo. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Mutwara inkota aryo jambo ry'Imana. Iyo umuntu afite inkota nuko bazikora azagura n'umwanzi bagahangana akayimusogota. Mwene data Imana iguha ijambo ritsinda imigambi ya Satani kugwanya kuzaba bwawe. Heleto biri forema. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Goliath yaje yihimbaza havuga ngo akaruye ushowe n'Imana ze, ariko mu ijuru hari Imana ishoboye kurusha abantu b'isi, hari Imana ishoboye kurusha ibigirwamana, hari Imana ishoboye kurusha ibyishira hejuru. Heneta kure boneta. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Rero mwene data humura, Yesu aracyakora. Icyo gushaka n'icyo ashakaho ni ukugira ngo twongere tugire intwaro by'ijambo ry'Imana guhamya no guciranuka, kugira ngo Yesu yongere twishimire bundi busha. Kuko umwanzi Satani hatugambiraho ibibi buri munsi, hatugambiraho ibitero buri munsi, ariko Yesu tuneshereza. Imana ihibshimirwe mu izina rya Yesu. Rero rwiza intwaro, warakamutse nawe urabizi, ibyagukamura urabizi ku ruhande rwawe, ariko Yesu avuganye nawe aho uri hose ngo wongere utware intwaro zose z'Imana. Leto kidefo ngo uhagarare, shado ushikamye, mando reste kudefo ngo waravuye mu murongo, ariko Imana gusize mu murongo w'agakiza mu izina rya Yesu. Ijambo ni rigari cyane, hariko Imana itugira ibambe. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Umukobwa wagize intwaro, umusore wagize intwaro, umupapa wagize intwaro, umumama wagize intwaro, ntabwo yifata nk'abiki gihe. Hereta biri sekonefo, ntabwo yifata nk'abantu batakaje agakiza, ntabwo yifata nk'abapagane. Shayama ndoze kude tasire. Yesu akugaruka wa mubyeyi we, Imana kugaruka wa musore wa mupapa we, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu akuha intwaro zaragushiranye, ibigeragezo byaragukamuye, agakiza kakuvuyemo, ariko Imana ashaka kukwambika agakiza bundi bushya kugira ngo umubere ambasaderi wuzuye kandi ufite intwaro zuzuye. Tugiye gusenga Imana. Abashaka kuzatubasengera bazajya batanga ibyifuzo muri komite. Nta kibazo. Nimero ziri kuri iyo channel. Ushaka kuduhamagara tumufashe mu rugendo nta muhanga wabyo, turafatanya kugira ngo bigende neza. Ushaka inyunganizo ko twamugira inama mu rugendo, nta kibazo, umwuka yarahari.
kutubashisha ikizuru kidushakaho. Haracyari 7,000 bitapfukama Bayali, waratentebutse. Imana irahari, imbaraga z'Imana ziracyakora. Ntago Satani arukora gusa, na Yesu arakora. Kandi ubwo Satani akora n'Imana irakora, kandi nta kiyogora umugambi w'Imana. Uhumure. Shalabi enetaya sinimando, yavanye abisire mu butayu ikabagira neza, ikabava muri Egiputa. Nubwo mu butayu bahashiriye, tuzaryigishaho ubutaha ukuntu umuntu aba mu butayu iyo atabaye maso ahapfira. Tuzabyigishaho rwose. Ariko Imana kugira neza ntupfire mu butayu mwene data. Icyakwiciye umuntu mu butayu ni byinshi: kwiheba, imaganya, gahinda, intambara, gutakaza ibyiringiro, ibyaha. Ibyo byose byica abantu mu butayu bakamera nk'intumbi. Ariko Yesu akugirira imbambe, ntupfire mu butayu. Kanani nagutegereje, ari umugambi w'Imana, kandi nanjye irantegereje. Imana iduhe imbaraga tugire neza. Shadi enema, buriganya bwa Satani burahari, ariko Yesu aracyakora mu izina rya Yesu. Iguhe Imana, iguhe imbaraga zo gusengesha mwuka. Hari unasengesha mu isi y'umubiri, kandi umubiri ni habi cyane. Bibiliya ivuga ijambo ryiza, ngabasarura mu mubiri bazasarura kubora, ariko ababirira mu mwuka bazasarura ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga. Yesu aguha imbaraga. Petero agiye mu nzu y'imbohe, ngabitoro bagira umwete wo kumusabira ku Mana, baramusengera. Nubwo urukundo rw'abantu rwakamutse mu benshi, ariko ntabwo ari bose. Neneta binifo, Herode yaba yarakwiyongeje akagufungirana ahantu. Kuri agufungiranye kwa Petero bisana Satani wongera kwihora ku muntu, akongera akamuca intege, akamufunga. Ariko Imana ntiyamutereranye. Rero itatereranye Petero, ntabwo yagutererana. Nuko Petero yihakanye Yesu gatatu, twebwe dushobora kumwihakana inshuro nyinshi bitewe n'ibibazo binaka, tukavuga Imana nikora, ariko Yesu ahora ko iteka ryose. Rero Yesu arashaka kukubohora, ariko wongera ugira intwaro z'Imana. Dobinifo, Imana ishimirwe mu izina rya Yesu. Taya minister kunefo, wambara ingofero, ariko agakiza k'Imana, Imana ishimwe. Agakiza kararinda, katurinda byinshi, katurinda akaga gakomeye, katurinda urupfu rw'iteka ryose. Imana ishimwe. Haleluya. Hayene mini kude forema, Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Watakaje Imana icizere kubera abantu bayitukishije. Hoya Yesu aracyakora, Yesu aracyakora. Ntago amaraso Yesu yameneye ubusa. Humura. Tayine minister kudafo, ngene bashaka gukorera Imana, ngabagarukira Uwiteka. Ntugarukire Satani, ahubwo ugarukire Kristo, aracyakugira ibambe. Imana bishimirwe. Tominite kudefo. Haleluya. Imana ishimwe. Aho intwaro zagushiranye urahazi. Iyo intwaro zishiranye umuntu, umwanza gufata mpiri, hari ubwo wafashwe mpiri. Yesu akugire neza. Shayido benestaminima, mubyeyi we, Yesu aguha imbaraga mu izina rya Yesu. Wa mupapa byagucanze, Imana iguha imbaraga mu izina rya Yesu. Wa mukobwa wirwaniriye, Yesu aguha imbaraga bundi busha. Tore bonestakinima, meneta kude teasire. We waririmbaga ukabivamo, we wasenga ukabyihorera, wamuvuga tumwe warambitse intwaro, wongera ifate. Yesu aracyakora. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Imana yagira ngo tuyihagarariye kandi tubere mu kimbe aho Yesu yabari, tube tuhabe mu izina rya Yesu. He nimandoze kudefo, Yesu ntakabura icubahiro, kandi duhari, kandi araguhamagaye aho uri hose. Haleluya. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Taya mandoze kudefo, Petero baramusengeye, hayine mandoze kuta, hamaze gusohoka baravuga ibintu bibaho, kandi bamusengeraga. Shadow benetayasire, Yesu yakimufiteho umugambi ngo yameze nk'uri mu nzozi. Hagiye Imana ikora igitangaza ukagira ngo uracyari mu nzozi. Imana ishimwe. Nawe yagutabara, yakugira neza ukagira ngo uracyari mu nzozi. Hayido birisasire, muri imbyerinde ijambo ryiza rikomeye ngibyo Imana ikora badutangaza, nta wabasha kubimenya. Shene kude forema, ntago ibyo Imana mwabimenya, umuntu amenyaho gatoya. Imana ni ngari cyane. He nitokide tasire, ubugare bwawe nta wabuheza, imbaraga zo n'ubwenge bwayo nta wabuheza. Humura, Yesu afite imbaraga nyinshi, aracyafite inzira zawe. Hene kude tasire, ntago zirashira. Imana ihimbazwe cyane. Manite kude tasinima, yabwiye Yeremiya ejo bundi ngo ntabaza ndagutabara, kwereka ibikome bihishwe utabasha kumenya. Yeremiya yarafungiranywe n'abandi bose, ariko arivumbura, avuga ahubwo ntabaza, kwereka ibintu utaramenya. Nugutabaza Uwiteka. Imana ishimwe, kuko umwanzi igihe cyose arotugenza. Rero tugiye gusenga Imana, ijambo riraryoshe.
tugiye gusenga Imana iguha imbaraga, iguha intwaro zaragushiranye, umwanzi yagufashe mpiri taya benese kudefo, ariko Yesu aratugarukiye aravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana, musengeshe umwuka iteka. Ntago bavuze ngo mushengeshe ubwenge bw'isi, bavuze umwuka letu de forema, uyu mwuka ni imbaraga z'Imana. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Torezo minike defo, ibagirwa ibyakubayeho, wibuke icyo Yesu akugambiraho imbere. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Taya minise kudefo, Satani adutega ibihanga byaba yicaye mu nzira, tukona natwe turapfuye, kandi yewe yavuze ngo haracari ibyiringiro. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Naho igiti cyatemwa kirongeye kigashibuka, nini kudefo yasire, aho Satani yagutemye wakongera ugashibuka, ukongera ukagira imbaraga. Aho kandi zagutemye wakongera kugira imbaraga. Imana ishimwe. Aho ibigeragezo by'urugo byagutemye wakongera kugira imbaraga. Leto pinise kudefo mu izina rya Yesu. Imana ikugire neza. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana iguha imbaraga, iguha intwaro zo kongera gukizwa, iguha intwaro zo kongera kugira ijambo, iguha intwaro kongera gukorera Imana mu izina rya Yesu. Wowe urwaye Satani agutenye mu burwayi akakwihebesha, Yesu aracyakora. Ongera ugira intwaro yo kwizera, niko ijambo ryavuze. Iyo umuntu atakaje kwizera, Satani amera nk'aho amubereye umurima akakuribata, ariko turabyanze mu izina rya Yesu. Ntago tugomba kuribatwa na Satani. Yesu yaratuneshereje. Zobi enetayasire, twisunze Yesu atugirira neza akaduha imbaraga. Isungu Uwiteka shayide binifo, niwe maboko yawe, niwe Mana y'imbaraga ishoboye byose. Mana turagushimiye, uri Imana y'urukundo ihambaye. Tugushimiye ijambo ryawe. Dusanze ari nk'aho tutadufite. Satani yadufashe mpiri, yadufata mu byinshi bitandukanye, kwiba no kwiganyira. Rengera bene data Nyagasani bari ku isi mu izina rya Yesu. Wongera imbaraga mu bugingo, wakomereza amaboko Kristo. Shaya bini yasinima, ukomeze no mubyeyi, ukomeze no musore, ukomeze no mupapa mu izina rya Yesu. Yatakaje ibyiringiro ko n'abakozi Imana bakiriho, yatakaje ibyiringiro ko n'Imana itagikorera mu bantu, yatakaje ibyiringiro ko Imana itagishoboye. Ariko Yesu tubiye neza, tozi enemando ngo tutware intwara zose z'Imana. Helezo birita yasire, Imana ishimwe kugira ngo dutsinde. Shaya enemando, hari umwambi Satani yarasha abantu, imyambi yabaye myinshi mu bantu, haba mu itoro ryawe, mu bakozi bawe. Satani yarashe benshi, ariko Yesu Kristo wongeye tugarukaho kugira ngo tugwize intwaro zawe mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riratsinda, kwizera kugatsinda, amasengesho agatsinda. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Mana ndabasengeye abari kumera y'isi bose mu izina rya Yesu. Unyumva wese imbaraga z'Imana zibonekeho, yongera agira ibyiringiro kwizera. Imana iracyakora. Yabohoye Imana Yeremiya ikamubohora ikamugira neza. Yamye ngo none ndakubohoye muvaneho iminyururu. Yabahaye Petero mu nzu y'imbohe, yaboshwe na Herode. Satani yiyongeje abantu arongera ababohora, ariko Yesu yoje marayika wo kubohora ubwoko bwe mu izina rya Yesu. Urakwe turagushimiye, tugushime kubikoze Mwami. Hari benshi mu mashimwe, hari benshi ushubizamo imbaraga, hari benshi ushubije kwizera, hari benshi ushishije mu izina rya Yesu. Hari benshi bohoye mu burwayi, hari benshi uvanyemo imyambi Satani yabateje mu izina rya Yesu. Hari benshi baha imbaraga bagashikama, hari batakaje ibyiringiro hereto kidefo, hari bafashwe mpiri, ariko hashimwe Yesu wongeye kubagarukaho. Imana ibishimwe mu izina rya Yesu. Urakwe turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Mwene data bana ho mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mbabazi maze bagaruka bundi busha. Wowe waruhebye urwaye, wowe wavuye mu gakiza mu zagakiza ukajya mu byaha, kandi nta ciza mu byaha, na kaga n'amakwa no kurimbuka. Yesu aracyakora. Imana cyagufite imbabazi, kandi Imana mu mbaraga zayo ubwese atarahamagara itoro ryayo haracyara amahirwe. Umuntu yakubuza amahirwe, ariko Yesu ajya atanga amahirwe. Iyo twumviye Imana igiduha amahirwe. Taya mandoze kudefo ya sinima. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Urakora umurimo bikanga, humura, nyiri umurimo arahari. Yaturokoye urupfu rukomeze, izakomeza kuturokora. Cyagiye yarakurokoye, nta muntu uhari wakurokoye, ariko Yesu yagarutse kongera kurokoka bundi busha. Yesu abaho umugisha, bagire neza, nakagaruka turi kumwe. Shalom, shalom, shalom. Murakoze cyane.